gira icyo mfana na His Excellence Paul Kagame. Sure. Cyo dufana utakimbaza. Nicyo nanjye ngiye kukubaza. Umeze neza? Yeah, meze fresh kabisa. Yeah, tugusanze hano hari kubera press conference. Uwo ninde tayikuru? Umuzi kivuga ibintu bitatu. Yes, nibyo ngiye kumubaza nanjye. Niki wabonye ku bahanzi bari hano usanzwe uzi, hari abo wabonye batari muri hari abo wabonye witegaga ko ushobora gusangamo hano? Ni line up nshyashya cyangwa se ni navuga ko ari generation ivuguruye mashatse kuvuga iki, ndavuga ko ubushize twabonyemo abantu nka Bruce Melody, twabonyemo Chris Easy, twabonyemo Bushari, twabonyemo Bwiza, ariko this time around hajemo amazina navuga ngo ni mashyashya abantu bari bamaze igihe bari questinga. Yibonyemo Kevin Kade yari umaze igihe afite consistency na delivery ya fresh sana yajemo, but also again twongeye kubonamo Kivumbi King abantu bari bamaze iminsi bari questinga. Twabonyemo Juno Kizigenza still, twabonyemo Ariel Ways utari ufite opportunity yo kujya mu ntara cyane, but again ntago bigeze basiga uwitwa Neringabo na Kivumbi. They are good, they are fresh and clean. Ntabwo ngo ni generation yaje nyuma ya COVID-19, ariko ntago baberekeye aho ngaho bahise bazana umuntu nka King James na Riderman. Niba yari inzu ifite imiryango gusa bahise bashyiramo amadirishya, so I think it's good. Musomozi ibintu bitanu. Ikintu cyambere King James kumubona biragoye. Ntago aboneka kabisa, aboneka ari uko abishaka, ntago aboneka kubera kumushaka. Icya kabiri azwi nk'umwami w'injyana z'urukundo, na ndirimbo y'urukundo yandika ngo ibimbi nubwo yaba yanditse atabishaka. Icya gatatu nta mugore agira. Icya kane mu bintu yitaho cyane buriya ni parfait cyangwa se guhumura neza, ni ibintu nyine ashyira imbere cyane. Icya gatanu King James aritonda tu. Riderman ibintu bitatu kuri Riderman no agira discipline cyane, niwe mwanditsi mwiza u Rwanda rwagize w'indirimbo. Icya gatatu Riderman no muri supportive, arafasha cyane, agira umutima w'urukundo no gufasha nyine tu. I think that's enough yo. Mutesi Scovia. Mutesi Scovia agira urukundo, aca bugufi nubwo abantu batabibona. Icya gatatu agira icyizere, kandi ari confidence from nowhere, afite confidence binakora kandi abikora neza. That's it. Ibintu bibiri abantu batakuziho wowe wiyiziho, umuntu ashaka kubona agatunguru. Ntago bazi ko ngira urukundo rwinshi kandi nca bugufi, ntago babizi. Ikindi ntago bazi ko nanjye vangu, ntago bazi ko ndi umunyabwenge ariko barabizi. Ubwo ikindi batazi nuko gira icyo mfana na His Excellence Paul Kagame. Sure. Cyo dufana utakimbaza. Nicyo nanjye ngiye kukubaza. Ni umuyobozi wanjye. Ni umuyobozi wa twese. Of course, yeah. Hari ikintu ku mubiri wawe ushobora kuterekana? Njyewe hari abo ntabyereka bimwe, hari n'abandi mbyereka. Ubwo nta kintu usigaranye ntakerekana, kuko we ibyo ntakwereka rundo nabyeretse ubwo. Oya, abantu bose ndavuga muri rusange. Ubwo nyine hari ibyo abantu muri rusange ibyo ntabereka, of course. Especially guhera hano hasi kumanura, ariko hejuru wenda bya maybe can happen. Reka nkujyane ngukure mu bahanzi basekira muri gospel. Muri gospel ninde muhanzi ukunda cyane kurusha abandi? Muri gospel nkunda Vestine na Dorcas. Nibo nikundira kabisa. Bakundira iki kurusha abandi? Bafite melody ziryoshye, bafite amajwi atangaje, ikindi bafite consistency, ubwo nuguhozaho. Ikindi ni nabeza bateye impuhwe n'udupucure akoshe. Uri impamvu yo kubanga nubwo waba uyifite urayibura. They are awesome. Thank you. Thank you so much, sweetheart. Emi salama. Salam. Meze neza. Tugusanze muri event yahuje abahanzi batandukanye iwacu muzika. Niki wari witeze nawe uri umunyamakuru wari waje kureba ibiri buberemo? Niki wabonye kanye hari n'ibindi wenda ushobora ko witabira hatandukanye? So ni igikorwa kibanziriza event zizenguruka igihugu muri MTN wacu na Music Festival, by'umwihariko harimo n'uruganda B1 Gin ku isi yose. Ureko byumva rero ni press conference tegura nyine ibi bitaramo. Ikintu kirimo cyagashya cyangwa se ikintu cyiza cya Danje mu Bubu yakoze, icyagashya nyine nabonyemo nabahanzi bari muri MTN wacu na Music Festival. Umunyamakuru ugeze kubaza ngo ese Flash yaba yaribagiwe cyangwa se baba barayibagiwe, kubera ko turabizi ko mu bitaramo bya MTN wacu na Music Festival n'ubwa mbere kigiye kuba atarimo umugabo witwa Bruce Melody.
kuva yatangira gukora nibwo bwa mbere igiye kuba hatarimo umugabo witwa Bruce Melody. Ikaba inshuro ya kabiri uwitwa Riderman agiye kuyigaragaramo, bikaba inshuro ya mbere Ariel Ways agiye kuyigaragaramo, witwa Neri Ngabo guturuka muri Kina Music. Ni ukuvuga ngo Kikazi bayishyize ku ruhande, haza Kina Music. Icyavuyeho ni Kikazi na Bwiza, ahaza Kina Music asimbuwe na Neri Ngabo. Turi kubonamo Juno Kizigenza, tubonyemo Kevin Kade bahimbye izina ngo ni Chris Brown w'umujyi bitewe n'uburyo yaje ameze. Turi kubonamo Riderman, turi kubonamo King James, turi kubonamo Ways, abanyine n'abasani, turi kubonamo King Kivumbi na Niteze. Aba bahanzi rero barimo cyangwa se bashya baje muri MTN Iwacu na Muzika Festival, nakazi gakomeye kuri bo kugira ngo bazasusurutsa abantu, kuko abenshi nk'urugero nka Kivumbi ni ubwa mbere agiye kuzenguruka intara, agiye kujya noneho abaturage bagiye kumubona. Turamuzi muri BK Arena, ubundi Kivumbi azwi n'abasirimu, reka bare ko mbivuga abasirimu bahana i Kigali, nabo simvuze ko nabo mu cyaro nabo atari abasirimu, n'abasirimu ahubwo ubu noneho nibwo agiye kujya muri, agiye kureba urwego rw'ibihangano bye. Avuye muri Kigali bimeze nk'aho agiye gukora se nabyita ngo iki, agiye gukora tour. Ni nk'aho twavuga ngo agiye muri East Africa, agiye mu baturage hirya no hino biciye muri MTN Iwacu na Muzika Festival. Rero Neri Ngabo nawe nuko, Neri Ngabo tumuze muri BK Arena, tumuze Camp Kigali, ntago tumuze mu bitaramo byo mu ntara. Ariel Ways we wenda birashoboka, abaturage buriya abakobwa kuntu bahayipinga n'abasore babikundira nk'abantu nka bariya akuntu bimereye. Umuntu witwa Juno Kizigenza nawe nuko, Kevin Kade nuko. Mfite n'ikibazo gikomeye kuri Kevin Kade, gikomeye kuko indirimbo ze nyinshi ziri hit ni collab, nawe ni umukoro ukomeye cyane. So ndumva nkunyuriyemo muri make. King James we nibisanzwe yagiye muri Guma Guma Superstar, Riderman yagiye muri Guma Guma Superstar, abaturage arabazi, azi uburyo agomba kubafata. So nuko bimeze. Hari ikibazo babajije kuki harimo umukobwa umwe, wowe ntago wakibajijeho iki kibazo? Ikihe? Kuki bazanyemo umukobwa umwe kandi dufite abakobwa? Impamvu bose abakobwa bose baciye muri MTN Iwacu na Muzika Festival, abo twita ko bari kuri hit, tujye tuvugisha ukuri. Bwiza yanyuze muri MTN Iwacu na Muzika Festival, Aline Sano yanyuze muri MTN Iwacu na Muzika Festival, yayigiyemo. Mbwira undi muhanzi w'umukobwa nindera? Oya Knowless, respect kuri Knowless bro, sibyo? Knowless bashobora no kuba baramwa Kerema ni umugabo w'umuhanga kandi ni umugabo uzi ibyarimo, akaganira na Bobo akamubwira ati Knowless twaba tumuretse, reka nguhe Neri Ngabo, kuko Knowless abaturage baramuzi, yatwaye Guma Guma Superstar, amafaranga arayafite. Neri Ngabo nk'umwana badose muto nawe akeneye kubona kuri aya mafaranga, kuko buryo umubyeyi wari wese areberera n'abana bato. Rero Neri Ngabo respect ahubwo kuri Kerema utaratekereje gutanga Knowless agatanga Neri Ngabo. Shaze kuvuga ko Kina Music yatanze Neri Ngabo? Yego ngiye niko mbibona, kuko buriya ntago abanzi bo muri Kina Music bapfa kujya mu bitaramo byose babonye, sinzi niba mutarabibona, kuko nimba ari n'abahanzi bazi manager aza agaciro kabo n'abahanzi bo muri MTN Iwacu na Muzika Festival. Emereka tugushimire. Uranyuzwe? Ndanyuzwe. Byiza kuba tubonye abahanzi b'umwihariko abashya ariko banakunzwe. Avuga ko agaflash kabuze, abahanzi bakunda kwigaruramo cyane, ukavuga uti yego barakora ariko hari n'abandi bakora cyane, babaziye iki kuba nk'uko maze kugisubiza. Turi gutegura ibindi bitaramo birahari, uburyo ntekereza ko uyu mwaka muzatakaramo. Icya mbere cyo havugwa byinshi, hari abambaza Bruce Melody, hari abambwiraga ngo turabizi arimo, hari abambazaga uyu muhanzi arimo, turabizi gutyo. Bivuga ngo iyi event igiye kuba havuga ibintu byinshi, ariko birangira abitabiriye ari bo bagaragaye. Murakoze. Arakoze ebigira ngo twagira ahangaha, iki kiganiro turagisoreza ahangaha. Emereka gufashe murakoze cyane. Amazina yanjye yitwa Sigatubabaga,
cyangwa se Papa Dog inspiration of the year. Nagira ngo mbaze ikibazo cya mbere Juno kukibona Chris Brown Kevin Kagwa mwakiriye gute n'abandi ngena mwese Chris Brown kuko Kevin Kagwa yibutse yanejeje iki kibazo ntakibazo bose wacu nagira ngo mbaze ko umaze igihe turi gutaramo twitabiriye isabukwa nyuma twaje muri wacu muzika ntabwo mwaje no gutembereza hanze y'igihugu mu buryo bwa Chris Brown ndagira ngo karateguro kariko amarije ubu performance zameze gute Chris Brown Kevin Kagwa so murakoze ngira ngo Juno yasubiza nakajya gasubira uwanditse ahangaha kuri uyu mwanya. murakoze Chris Brown w'i Kigali sharatse you respect Kayitakoze ndi gutegura ibintu byinshi ariko ntabwo navuga ngo ni ikintu gisipesifayike gusa njyewe muri ibyo nshoboye kandi mu buryo bushoboka bwose nshobora kubikoramo so niyo mpamvu niteguye kandi iki gitaramo nahoze ndota kuzaba performingamo so n'inzozi zanjye ziri kubimamo. murakoze so murakoze cyane ngira ngo mwabakomera agashyi abantu bose bakiri kumwe hanyuma amasaha ntabwo dukundiye ariko ibindi bibazo bisigaye ubuyobozi bwa East Africa Promoters buracyari hano abahanzi baracyari hano ngira ngo mumaze kugira ngo managers babo kugira ngo mubashe kubaganiriza birambuye ariko mutwemerere tubashimire cyane itangazamakuru muri rusange mwaduhaye umwanya wo kwitabira iki kiganiro. Dushimire cyane muri rusange, dushimire MTN, dushimire Inyange, dushimire Primus B1G ndetse n'Intare Conference Arena yaduhaye uyu mwanya. Hanyuma dusabe ibigo ndashaka gufata umwanya nanjye by'umwihariko wo gushimira abafatanyabikorwa cyane no gushimira itangazamakuru ryatubaye hafi nanone cyane cyane nshimira n'Intare Conference Arena yaduhaye ahantu heza ho gukorera